ye mu makuru mfite yego nuko yago yamusabye ko bapima DNA kuko yashidikanyaga ko yego ashobora kuba atari we wateye inda nk'umuntu rero wari ufite icyo yihisha cyangwa se ahunga byari ngombwa yuko abyanga umukozi niwe wamuteye inda umukozi niwe wateye inda rega hari abagore baba bakeneye guhabwa affection n'ababateye inda n'aba dadi dadi rero yadahari iyo mico ikora indaya ikora indaya nta muntu wiyubashye muzima ushobora gukora ibintu bisa bityo uyu mukobwa hari ukuntu ngo iwabo bari bamwirukanye mu rugo ku mpamvu z'uko ngo atitwaraga neza mwibuke yuko uyu mukobwa twamumenye igihe yagajya mu rukiko kuburana ibijyanye n'iki na cana yego biraboneho bakoze umuntu asubiye iwabo babona ibimenyetso ramubwira ati genda sanga uwaguteye inda yari yaranahindutse rwose yarabaye nabi byose natinda kubivuga aya nawe se urabivuga uyu mukobwa yari yarahindutse uko yagaragaraga akiri iwabo bitandukanye nuko yagaragaraga ku rukiko na twa tuvideo twejo bundi siko bikiri hanyuma se uburyo bwo gutaha akagena umugabo adahara akamwandikira message koko ngo ndagiye batanabyumvikanyeho hari ibimenyetso mpuruza wowe hari ibimenyetso mpuruza uziko yago wa mugore we mutwaye umwana w'ibyumweru bitatu arabonabona ariko mama porenita acha brag bajya bavuga ngo umugabo mbwaseka imbohe n'umugore akamusiga umugabo je niko nabyumvisha ariko nubwo atari umugabo n'umugore kandi nawe yakwahukana nko umugore wa Yago yahukanye niyo mpamvu nakomeje kukubwira ngo uri guseka mu byago bya Yago agende gake one call yakora umuti uriya mugore agasubira Uganda ibyo muri kwivugisha mukarekoze ko musetsa baramukubitaga nuko ngo yakubitaga umugore we umugore aza kukugisha inama ati nyabuneka baranmereye nabi buriya n'imipanga burizazamo ati kuko njya mbona hari ukuntu atyaza icyuma rimwe buri umugore warakaye Slim Jesus ari byo nkwiriye gukora bari kubarabura mukizwe muve mu byaha ewe nese ko nabonye nabandi bari kubasiga uri kuririmbira iki ngo ari kwicyo nzinu kwibyima nishaka ari byo nkwiriye hari ahantu hari igitero kinshimisha rero cyane ngurima nikira nukamuri byose kubuntu ni namutugira ni Imana ikiranuka muri byose niyo mpamvu urumva hari umuntu nabonye wapostinze ninde harya ni Zekibi Imana irabishurira tuvuge ko aho nawe yakiranutse Zekibi yavuze ati Imana izabyishyura hari n'undi mugabo wavuze ati Imana umuntu wese ungiriye nabi Imana iramwishyura nawe turawenda reka twinjire mu kiganiro utangiranye ibyishimo nk'umuntu ufite abakiriya benshi muri iyi minsi ntabo nababwo ni mu nteza imbere ka business muhereze umugisha imirimo y'amaboko yanyu Imana yayihaye umugisha ubwo nimbituruke kuri mwebwe yego 0788359691 product izo nizazindi ku bantu bakoresha igihe gito mu gutera akabariro abadamu ndafite ubushake mugira amavanyo make ndetse n'abantu bagira ibibazo by'amadiabete nkunda gushyiramo ako ka add k'ibyo bintu gusa ariko na product z'amadiabete ama hypertension igifu umwijima izo ndwara zose n'imitwe idakira ibyo byose dufite products zibikoraho yego ese ibyo bintu biri mu bintu bituma urugo rushaka gusenyuka byo gukora buriya rero y'imikwego byanze urugo ruba ruri mu manegeko ubundi kiriya kintu niyo nkingi ya mwamba inkingi ya mwamba urayizi urabona amazu ya kera ya muviringo ubutanayazi uzajye mu Rukari Nyanza ibwami njya nyabona kuri TV ibwami ho iziriya nzu kuko ari ngira ngo ntuza z'amateka ziracyahari utazizi nahurika zageyo n'amazu ya muviringo yabagaho iriya nzu rero kugira ngo ikomere bashingagamo igiti hagati muri centre bashingagamo ipoto imeze nk'ari ipoto kiriya giti rero iyo kitarimo inzu yaragwaga bisobanura ngo ni inkingi ya mwamba niwo uvuga ngo niyo kamara yego rero na kiriya ku rugo niyo nkingi ya mwamba iyo kijegajeze cyangwa se kikavaho biba bisobanura yuko urugo rurahirima yego iyo abantu benshi bajya babeshya no mu nkiko bakagenda bakabeshya umucamanza ngo urabona ngo hari ukuntu ngo twapfuye yuko yazanye mama wiwe mu rugo tukabana yego ibintu biba byatangiriye hirya biba byatangira aho ngaho umugore wishimye n'umugabo wishimye nuko ngo ahantu hose bavuga ngo rero ngo iyo buriya ngo umugore ngo umushimisha mu buriri ntabwo ushobora gutuma nta kosa n'imwe ryatuma guta
ntabwo umugore agutana ubundi ntabwo byashoboka ngo agute ntibikunda erega ibaze ko iriya ariyo mpamvu yonyine iba yaradukuye iwacu ase biri seriye ni ukuvuga ngo iyo umugabo atagufata neza mu mubiri ntabwo ushobora okay twinjira mu kiganiro urambashije gusobanukirwa zimwe mu mpamvu zimwe na zimwe ejo nagiye kubona mbona ikiganiro umugabo bita Yago Nyarwaya Yago ari kurira ngo umugore yamutaye gihe kiriya kiganiro rero yabikonfirimye nkawe ariko stili jewe ndacyari muri dayirema kuko Yago sinkimwizera Yago se ushaka gusanga nawe arimo aradukina ka biyari oya bitewe n'ukuntu yagwavuze ngo agira stress nyinshi cyangwa se yirwaga mu kazi kenshi kandi ukaba ukomeje kwako kantu ngo umugabo udafata neza umugore we mu gitanda niba ntabwo yagashobora kuba atamuoneraga umwanya biba bipfuye umugabo n'ubundi iyo utamuboneye umwanya umugore yari umugore utari ikirara ngo arebe uko yigenza ku ruhande aravuga ati reka mbivemo ngiye gushakira ahandi sinzi nimba cyo cyabaye kwa Yago gusa nabyo byashoboka rega nta wamenya kuko cyane ko isi turimo ni isi yo guhiga ni isi yo kwirukanka ugasanga ibintu byose ntiwabibonera umwanya cyarimo cyane ko yaga ibintu by'ubusambanyi atari ibintu bye cyane ko ibintu by'ubusambanyi atari ibintu bye nk'uko abivuga hajya ntuza bya bindi gatatu oya baba bamubeshyera aho bamubeshyera anyway Yago tumuzi nk'umuntu yego Yago by the way araniyubaha usibye abantu bagiye bamusiga icyasha indaya ziraho zazaga zikazana amajwi ntaza aho zakuye buri hari igihe umuntu ashobora kugusetinga mane agushakaho impamvu kugira ngo agusebye akajya gukurura mu biganiro by'intuza kugira ngo uyumva akakuvamo kwamara kukuvamo agahita aguta hanze mu bishanga ariko se muba mwabanje kureba uwo muntu we yavuze iki imbere kumuna bazanira iby'abandi atabanje kuzana ibye yego ni ikibazo kandi rega Yago ni n'umugabo ni umusore urumva kuba yakunda ibintu bijyanye n'abagore simvuze ngo ni byiza pe ariko umugabo wese ufite umubiri muzima ukora biroroshye kubona umugore akumva aramukunze akumva nyine hari ukuntu biri guhura ari kumukurura uyu Yago rero yatawe n'umugore yamutaye mu gihe hari amaze ibyumweru 3 byonyine babyaye biriya harimo kubana nshinge ku kiganiro yikoreye ngewe ndaza kwibaza wa mugani kugira ngo umugore agute utanahari reka mbanze mere kuko ako kantu ko kuba adahari akamwandikira message ngo ndayigendeye first of all Yago ntabwo yakabaye atari mu rugo mu byumweru 3 umugore abyaye regardless agomba guhora mu rugo se najye no gushaka agomba kuba ari iruhande rw'umugore we aho bigeraho umugore arakwandikira message niba bigaragaza yuko aho wagiye wagumyeyo cyangwa se wamaze igihe kirekire nta mwanya wamuboneye kandi umugore mu byumweru 3 rwose abakeneye keya abakeneye affection kare sinzahano nakutanga ikiganiro ndavuga nti no kuri Laila Wizisho ndavuga nti ikintu cya mbere buri umugore agira ari depression abagore bagira iyo amajije kubyara iyo depression rero utabonye umuntu kubi ruhande ngo ajya kuganiriza ibyo bintu se nk'ibyo Yago yavuze ngo nibyo yavuze ngo yitwaje avuga ngo umugore yagize depression yabimenye buriya n'ibyira indwara ibaho cyane iriya ndwara ibaho hari indwara abantu babaganga kwa basobanukiye ibyo bintu muramfasha hari indwara yitwa postpartum niba ari postpartum ibaho postpartum depression ibaho ku mugore iyo akimara kubyara iyi ndwara iza hagati ya periode y'amezi 3 n'amezi 6 iyi periode rero uyu mugore yadafite affection ihagije yanagira n'uburwayi bw'ibibazo byo mu mutwe kuko arareba noneho nk'uriya new mom urumva nibwo yarakiba umumama ibintu atamenyereye iyo ukimara kubyara hari ukuntu umubiri wawe uba wahindutse cyane bikabije ku buryo nawe ubwawe wireba ukumva uriyanze ukabona nyine si wowe wa kera haba ku mubiri haba ku ibara ry'uruhu haba noneho n'imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri biri kuvangavanga bigatuzamura amarangamutima atandukanye nayo wari usanganwe ugasanga bikoze ku bwonko bisaba rero ngo umuntu akore ku mugore ukibyara cyangwa se ku mukobwa ukibyara bisaba ngo abone umuntu umubwira ko ibyiza byo kubyara nimba hari ikintu yarabonye cyahindutse ku mubiri we kandi cyatewe no kubyara cyakamuhungabanyije avuga ati nubwo byahindutse
umubambwe ko kubyara ni byiza akana ni keza kandi ni nabyo ibyo byose akajya bihuzahuza rero iyo ugize ibyago ukagera muri iyo period ufite umuntu wo kukwitaho memu inzara iranakurira no mu nzu ntabwo yariwe n'inzara ariko uzi uko usetsa uzi ko umuntu ashobora umuntu ukibyara afite intege nke none se nimba umusize ninde uri bumwiteho ntabwo arebwa n'inzara ubana na Yago kandi atari ahari yabyivugiye yuko nta mukozi bari bafite ese ubu byageze ku mukozi umukozi niwe wamuteye inda oya umukozi niwe wateye inda rega hari abagore baba bakeneye guhabwa affection n'ababateye inda n'aba dadi dadi rero iyo adahari kandi akabona yenda ataragiye no mu bintu by'ingenzi cyane hari igihe ya depression noneho yiyongera abantu bavuga ati ariko nimba nari kwitabwaho mbyaye rimwe nimbyara gatanu bizagenda gute ukavuga ati ibi bintu ndimo nishoyemo ndabona ntazabishobora reka mbivemo hakiri kare nuko rero naho ibyo bintu bituruka ariko aramutse yiyaruye akigendera ndaza kubaza Yagoti wagiye gucyura baramukwima hatuzi ko mu muco nyarwanda umugore yahukanye habamo akantu ko kujya gucyura kereka nimba adashaka gucyura ariko abantu baravuga bati rero uyu Yago niwe wirukaniye umugore kuko ngo yasanze umwana ngo atari uwe ngo yasanze umwana atari uwe ibyo bigambo byo nibagarukiraho bifite n'umwana umugabo ajya gutera inda yashinze amano mudahari ikindi ni muri abaganga ngo mwakoze DNA aho mugarukiraho mwatake Yago n'uwo mugore we bari muri social media ariko se umwana wabo mwize mubona muri social media ntabwo twamubonye aho basigeho aho ndababujije basi twirebere nk'utuntu nka dutatu dushobora gutuma abantu batandukana babanaga kandi bagatandukana umwana amaze ibyumweru bitatu byonyine impamvu ya mbere yihutirwa yego niyo ngiyo mbabwiye iyo ngiyo ya kabiri impamvu ya kabiri umuntu ashobora kwicwa n'inzara umuntu akibyara mana bagifite akantu k'akabyeyi kandi abashonje pe yego iyo rero utamwitayeho ntumugaburire nyine ntumusatifise mu bijyanye n'ibintu by'intuzi ubwo genda gushingira kuri periyode yari arimo n'igihe ibintu byabereye icyo gihe nta mpamvu y'uko umuntu atasubira iwabo none se jyewe nzi ko iwacu turya urumva simvuze ko aribyo byabaye kwa Yago ariko nzi ko iwacu dusanzwe turya kandi nkarya ibyo nshaka binyora ku mutima nkabonaho ndi siko bimeze nabuzwa n'iki gusubira iwacu wahita usubirayo nasubirayo cyane byihuse impamvu rero ya gatatu birashoboka ko aba bantu bari bafitanye amakimbirane from before urumva ahubwo Yago akaba atashatse kubivugaho kuko nturibuze kunsobanurira ukuntu ngo nabinyumvishe umuntu yifasha agateruka mu rugo agahaguruka akagenda just gutyo nta kintu kibaye icyo cyo rwose cyaba kinyagisha ntago wabinyumvisha ibyo ntibyanajya mu bwonko bwawe ati ngo ni ukwera iyo ndwara se Yago hari ikindi kimenyetso ageze agaragaza se none se hari urumva we ibyo bindi mvuze yabivuga byaba byaranabayeho urumva wowe yabivuga bati Yago n'ubundi muri comment nagiye mbona bati Yago n'ubundi ntabwo yarafite ubushobozi bwo kuguma ku mugore umwe cyane ko nimba yarasanzwe waryamana n'abakobwa batatu icyarimwe ngo ikintu cya mbere cyamubangamiye ni ukubana n'umugore umwe akazajya indya imwe kuva umwaka uya hano ntibari birebere muri iyo angre baba nabo bagiye gushakira impamvu aho zitari bibaye impamvu yari Yago yaba ari Yago wateruye akagenda ariko Yago se wagiye hahukanye umugore ubwo byaba bisobanura ko Yago urumva byamunaniye kwiyakira nyine umugore umwe yananiye kumusatifeza ajya kumushakiraho n'abandi kereka nimba icyo gihe umugore agenda yaragiye gushaka undi mugore ku ruhande akaba atabidusobanuriye reka tuvugane reka ngerageze guhamagara Zekibi nabonye yarakaye cyane reka ngerageze kumuhamagara turi mu kiganiro turebe twumve icyo abivugaho nubwo yambwiye ko ibintu by'ibiganiro rwose atakibikora reka turebe wapi sinzi yashyizemo code maybe reka nongere sinzi ukuntu bimeze uyu Zekibi rero ku munsi w'ejo yaravuze ati mumumere ubutumwa wa mugabo reka nsome message yanditse message ni message yanditse kuri story ya Instagram ati uyu mugabo mumumere ubutumwa muti ngiye kurisoma message ya Zekibi mitenya no kundi muntu ati someone tell that man Kalma is a bad bitch. What happened, Daddy? I'm sorry.
urumva hano uyu nguyu bita Zekibi yishimiye cyane kuba Yago yatawe n'umugore, ariko nanone bakaba bafitanye ikibazo cy'uko ngo Yago yamuteye inda, ariko mu kumutera inda ntamurerere umwana. ese ninde muntu wamubwiye yuko umuntu wese ubyaye umuntu wese ubyaye yarigize kumenyanaho n'umuntu ko uwo mwana aba ari uwo muntu? yewe mu makuru mfite nuko uyu Zekibi Yago yamusabye ko bapima DNA kuko yashidikanyaga ko ashobora kuba atari we wateye inda. uyu Zekibi ngo arabyanga, sibyo? nk'umuntu rero wari ufite icyo yihisha cyangwa se ahunga, byari ngombwa yuko abyanga. kuki uyu mwana kimutsindagira kuri Yago? nuko yabonye yuko kuba yakwitwa se aribyo bimuhesha ishema. bibaye ari ibyo namubwiye ati mubere dadi, ariko arike gusebya Yago. uyu mukobwa twiyumviye ngo barimo barakorana akazi n'undi mukobwa kwa Yago, urumva ngo bigize uwa batatu muri za mvugo numvishe muri voice note, ibintu nk'ibyo. abo batatu rero bagiye kuba batatu byonyine kujya gukora ibintu bisa bityo, mukishyira hamwe, muri ishyira hamwe iyo mico ikora indaya. ikora indaya, nta muntu wiyubashye muzima ushobora gukora ibintu bisa bityo. none se wowe reka nkubwire, uri nka Yago ubonye umukobwa nk'uwo ngo wifata akigira uwa batatu na mugenzi we, ni ukuvuga ngo ibyo abakozi wawe n'ahandi ababikora, you see, byagushyira muri dilema, bikanagushyira no mu makenga y'uko inda ishobora kuba atari iyawe. kuba wamusaba umuntu rero ati dupimishe DNA, ntabwo uba usabye ibintu byinshi cyane bikabije ku buryo wumva yuko yabyanga. Zekibi we kuki yanze ko bapima DNA, uyu mwana aramutsindagira kuri Yago kubera iki? atarapimisha DNA ngo atubwire ngo nuwe nguyu, DNA ngiyi turagira gute turabyemeza, ahubwo niyemere yuko yenda ubwo yamwifuzaga, nifuzaga ko babyarana, abona arashe muri maguma ntibyakunda, aravuga ati noneho nzakwizirikaho kugeza igihe wemereye yuko twabyaranye. yego nta n'ikintu ngo sinzi n'iki uyu mukobwa ashaka kuri Yago, usibye yenda ko ashaka kurira kuri event cyangwa se kuri case nk'ingi kugira ngo yongere nawe bamuvugeho, ariko sinzi ikintu amushakaho rwose. nave mu nzira madava mu nzira va mu nzira madako kana kumvishe madamu va mu nzira nave mu nzira areke guteza akavuyo. Mama Life aracyamwubaha. ubu ngubu rero amakuru ahari turaza kwifashisha, hari comment ejo nabonye ibabaje cyane. ni comment umuntu yanditse igaragaza ko uyu mudamu ngo inzara yari mwishe ngo imumereye nabi. Reka ndebe, ndabona itagihari, umuntu ari postinze ni kuri status ati uyu mudamu rwose Yago yamwicisha inzara, ngo uriya mutipe ni umugome. Reka nze nyirebe ni comment kwicisha umuntu inzara, ariko nawe bihura n'ubugome kuko ushobora kuba wabuze ushobora kuba wabuze. Iragira iti man uyu mugabo ni umugome sana, umugore yarashize yarananutse cyane, iwabo bari kumwondora, umwana wabo ararwaye kubera kubura icyo yonka. amakuru yahagazeho kuko yurumva uyu muntu aho uko bijyagenda kose aramuzi. nta muntu uzanga atere comment gutyo bira mupango imeze nk'iyi. Okay, ayo makuru nimba yahagazeho rero birashoboka ko yenda yishwe n'inzara, ariko ntabwo turi bihuze n'ubugome kuko ntabwo yicaye ku meza ngo arye, urumva, abwire umugore we ati icara hariya undebe ndya. ibyo aba yarabikoze yaba ari umugome. ariko sabwiwe n'iki ko nimba koko ibyo biryo byarabuze bitarabuze kuri bombi ku mpamvu yenda z'ubushobozi, sibyo za mikoro, mbese ibyo turabyita ubugome? oya, ntabwo ari ubugome, ahubwo mwashaka ukuntu mukanda akanyenyeri ntabwo ndimo musabira, ariko nk'uwo wabivuze nimba bifiteho amakuru yareba icyo abikoraho mbere y'uko ajya kwita umuntu umugome, kuko nta muntu witwa umugome kuko nawe ari victime mu cyabaye. mbese yariye wenyine yima umugore, ibyo byo ntabwo yaba ari umugome gusa, ahubwo yaba ari n'intuza yayindi. biratuma nibaza rero uyu mukobwa Yago kuva Yago yajya Uganda amaze y'amezi 9 yuzuye. uyu mukobwa asanze Yago bakajya kubana mu gihe Yago mu Rwanda wenda yaramaze iminsi ngo agiye ngo arahunze ibiki n'ibiki, akajyayo yangiza bakabana, akaza aruka amaje kubyara.
niyo mpamvu ishobora gutuma rero uyu mukobwa ashobora kumusiga ariko amaze kubyara mu gihe yari atwite bari kumwe. Amakuru mvana mu bamotari avuga yuko ngo uyu mukobwa hari ukuntu ngo iwabo bari bamwirukanye mu rugo ku mpamvu z'uko ngo atitwaraga neza. Ibi byose ndi bubyinjiremo cyane ko sinabanye nawe. Ahongera kwa Yago. Ahongera mwibuke yuko uyu mukobwa twamumenye igihe yagajya mu rukiko kuburana ibijyanye n'iki na cana. Yego. Birashoboka ko muri iyo minsi yenda aribwo hagiyemo bakoze umuntu noneho bakoze umuntu asubiye iwabo babona ibimenyetso ramubwira ati genda sanga uwaguteye inda. Byose birashoboka kuko kugeza hano turacyafite ababyeyi birukana abakobwa ko batwaye inda zitateganijwe. Yego. Vuga zitateganijwe ra cyangwa se batwariye inda nyuma ya mariage. Reka mbivuge gutyo kuko birashoboka ko bayitwaye bo bayiteganyije ariko itari muri mariage. Si byo se? Yego. Bo banyirinda barashobora ko bayiteganyije. Yego. Ariko yenda itari itaciye mu buryo bwa mariage umuryango ukabarakaza. Rero iki kintu kuba yaragiye akuriwe cyangwa se atwite agasanga uwamuteye inda cyangwa se uwo bagiye kubyarana yabona amaje kubyara akavuga ati none ubwo ntagitwite reka njye iwacu. Yego. Cyangwa yenda abana muhamagaye babona ibintu bitameze neza. Ego uriya mugore yabaga kuri social media yari yaranahindutse rwose yarabaye nabi byose natinda kubivuga. Aya nawe se urabivuga. Uyu mukobwa yari yarahindutse uko yagaragaraga akiri iwabo bitandukanye nuko yagaragaraga ku rukiko na twa video twejo bundi siko bikiri. Sibye ko yenda nabyo dushobora kuboha inyito yuko yaratwiye ko umuntu twite ahindura shape agahindura kara y'uruhu agahindura mbese hose nyine ugahituka bitewe na hormone n'ibihu burimo ibyo birumvikana rwose. Ariko nimba baje kubyara akagomeza ameze kuriya hari ukuntu umuryango witegereza ukavuga ati umwana wacu azagwayo reka tumukureyo. Hari nabo bamubwiye turakora icyo aho ngaho watashye. Ni wabo bamwisobeye ko ataha. Ubwo bamubwiye ati ta kuko babona yenda yuko agiye kugwa mu rugo. Hanyuma se uburyo bwo gutaha akagena umugabo adahara akamwandikira message koko ngo ndagiye batanabyumvikanyeho. Hari ibimenyetso mpuruza wowe. Hari ibimenyetso mpuruza. Nk'ubwo nimba umuntu yaraye ubusa urumva akirirwa ubusa. Yonsa turi kwimagina ntabwo tuzi ibintu bari byo byabaye. Yonsa iyo si impamvu mpuruza yo kuba wagenda igitaraganya. Yego birashoboka cyane. Hanyuma kuki yagiye ameze nk'uwibye umwana ubwo? Ntabwo yamwibye kuko umwana warabaye ari uwa Yago yamwibasa mujyana n'ubundi aho yamuzanye si iwabo mu Rwanda ko Edayeri yari yaramujyanye aho bari si iwabo yani mu Rwagasabo ni hamuzanye yamwibye sa mujyana hari ahandi hantu yamutorokanya mujyana. Yego umuvandimwe umugabo umupapa sinzi nimba ari umupapa cyangwa wenda akiri single uwo bita reka nyine wumve uwo nita Jihadi na mu kanya gato nibwo amenye amakuru reka nkukine akavido wumva ukuntu uzi ibintu byabaye. Uzi ko Yago wa mugore we mutwaye umwana w'ibyumweru bitatu. Inde? Yago. Ibyumweru bingahe? Bitatu. Are you real for real? Yeah. Ibyumweru kimwe bibiri bitatu. Ya la sikaga wabona mugari wa yandirimbo. Barabona ego mama porenita. That's a brag. Sha yagiye amusisi. Umugore yagiye. Ako Jihadi shakuri. Karumeza bitch. Nawe se. Reka wishwaza mu mihanda ntabwo ibyo bibaho. aka kavido wakabonye? Urakumvisha nako gatwenge gafite ubusobanuro. Wumvishe ko yishinye mbere yuko aka kavido gasohoka hari habanje no gusohoka kandi kavido nako reka nse nk'ukagukiniraho nako ubanze wumve. Ariko barya mu Bugande nariki. Umugore wabo nako bakiri kumwe. Saya baraye inkuru. N'uyu n'umwe ngendaho muri iyi mihanda ugira amahoro kuko Imana yarambwiye ati mwana wanjye iyo nkuru genda ubeho. Iyo nkuru nciye ibitugu we bikano n'umugongo. Ati nta muntu umugendaho ngo ajya abona amahoro. Uyu ngo bamwita Jihadi. Bajya bavuga ngo umugabo mbwaseka imbohe. Ntago yakabaye aseka ariko we si umugabo. Shatse ko gaseko nayo byazamubona umugore akamusiga. Umugabo je niko nabyumvisha. Ariko nubwo atari umugabo n'umugore kandi nawe yakwahukana nko umugore wa Yago yahukanye. Si byo se? Cyangwa no we yarahukanye.
cyangwa wasaga nawe yarahukanye sondi wasagumiwe yaragumiwe uriya mugore wacu ko adashaka koko umuzira amata niko ngo nta muntu ujya uvuga nabi jihadi ngo bimugwe amahoro uyu nguyu yago kuba araroga oya ntabwo ari ukubera ko aroga ati uyu nguyu yago kuba rero umugore we yamutaye ni uko yavuze nabi jihadi cyangwa se yagiriye nabi jihadi ubundi ibyo nta hantu bihuriye kuba ni bya bindi nyine ka wa mugani nawe imajije guca nubwo uriya yenda atari umugabo ariko nicyo nsobanura ni gute wishimira ibyago bya mugenzi wawe yenda yago ibyamubayeho nuko umugore yamutaye we hari icyakubaho kirenze icyo none se nabaze aseka kwenkwe nture oya ikiremwa muntu singiye kwijijisha hano ikiremwa muntu sibyo ikiremwa muntu yego kuba umuntu mufitanye ibibazo cyangwa se mufitanye amakimbirane ibyago byamubaho umuntu wese hari ukuntu nyine aba yumva ko ngo Imana imuhoreye ntabwo Imana ikora ityo sigaho reka kwikina Imana ntabwo ikora ityo kikanimba ari Imana ya Bayali iwanyu ikora ibimeze bityo ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ikora ityo kuko mwese iba yarabaremye bakunda sibyo iba yarabaremye ikanabaringaniza nta n'umwe yifuriza inabi kuko n'ikibi gituruka kuri satani ntabwo gituruka ku Mana no kwishimira ibyago bya mugenzi wawe ugakwenkwenura reba ubwo nicyo urugutegereje imbere ndabajije uko nkwenuye ku byago bya mugenzi wawe ubuze urugutegereje imbere we rungana gute ni ikihe kintu atasebye we yarasebye cyane bihagije ntekereza ko ataza nta kintu kidategereje imbere kinini si umuntu ariko se n'icyo kitarajya hanze ki tureke ibijya hanze ariko ibiba ku bantu byo ni byinshi ni byinshi cyane mbese ubu byose byamubayeho oya reka rero ibyo tubirekera Imana niyo mutacamanza nawe we butabera bukwiriye nimba koko korera Imana imuhorera reka tuzarebe yuko we itazamwishyuza ibyo bitwenge arimo kwenkwenura ku bandi ibi bintu si biruza gutuma yago yicuza kuba yaravuze nabi jihadi agashyanze video ye aka kanya nakaba agezweho kandi jihadi akatari bumworohere ntabwo yicuza kubera yuko ubuzima bwa yago ntabwo bwikaragira ku mugore yes ubuzima bwa yago ntabwo bwikaragira ku mugore aka kanya yatandukana kandi ubuzima bukaba bwiza kurusha sibyo bukaba bwiza kurusha uwo rero uri muserebura ahubwo none weje akaba ari ayari masekesha yaririsha bajya bavuga ngo useka neza seka nyuma yego niyo mpamvu atakabaye yihuta guseka ngo nuko ngo nako ngo yago ibyago bimuhaye ngo atandukanye ejo birashoboka ko yago yaseka nyuma ye kandi agaseka neza si byo se kandi ntago bisobanura yuko umugore yagiye urumva ubuzima burangiye kuko umubyeyi wabyaye abakobwa si umwe gusa urumva isi yuzuye abakobwa bakeneye abagabo ashobora kugenda uriya yenda kuko ubuzima bwabo n'urugendo rwabo rwari rurangiriye aho ngaho ejo hakaza undi bakabana kandi rugakomera rero nibagende gake kwishima mu byago bya yago biraza gutuma rero nibaza kuri uyu mupapa yago ubona ko ari mu minsi mibi itari myiza ariko nanone uyu yago akaba ari umuntu ukunda guhura n'ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'urukundo uyu yago yakundanye n'umudiaspora aramuhemukira mu rukundo akundana na Dabiju aramuhemukira akundana n'uriya Zekibi aramuhemukira n'umugore yarashyize mu rugo nawe aramuhemukiye amutwariye n'umwana uyu musore ngo ni yago koko urabona amaherezo y'ubuzima bwe azagenda azaba yahemukiye ahura n'abantu buri wese iyi si imufitiye ishuri rye n'amasomo ye birashoboka ko iyi ari ryo shuri ryiwe n'abari guseka rero ubwo bacunge neza batagwa kubera yuko birashoboka ko ishuri ryabo ari ryo ribi kurusha irya yago reka nkubwire urukundo hari abantu baba batararemewe n'ibyo bintu birashoboka yuko bitaremewe kujya muri ibyo bintu simucireho iteka sinanawe muvuze ko ari uko bimeze ariko yenda n'igihe cya nyacyo kitaragera cyangwa se n'umuntu wa nyawe atarahura nawe kuko hari igihe tujya mu bintu tukabijyamo mu gihe kitari icya nyacyo tukabijyamo n'abantu batari abanyabo tukanabijyamo mu buryo butari ubwa nyabo rero ahubwo ibyo bintu biri kugenda biva mu nzira bishira kuko n'ubundi byari biri mu ruziga rw'ubuzima bwacu kugira ngo ugende usatire bya bindi bya nyabyo niyo mpamvu nakomeje kukubwira ngo uri guseka mu byago bya yago agende gake kuko useka nyuma niwe ubusetse neza
niko bimeze umuntu wese useka agende gakeya. Nabonye na Juste ushize wari wagiye benshi birangira n'undi bagiye gusaba imbabazi Yago. Ranya n'undi ateze indege bakajya kumusaba imbabazi. Hanyuma rero ubwo urabona kugira ngo acyure umugore mu gihe atari buze mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko uko byagenda kose aya ntago biri bukunde, ntago biri bukunde cyane ko Yago yavuze ngo bajya bavuga ngo witambitse hagati y'abagabo ngo iby'umugore n'umugabo ngo urararama. Ego Kigali ngewe umuntu nigize kumugira inama, reka nkubwire kano kantu, nigize kumugira inama yaraje ariko ngo bankubize ngo umugabo amereye nabi, ntiyagukubise ni none urabona utazasiga ubuzima rwose bimeze ntiwamuretse agenda twumvikanye ko bwaretse umugabo, mwumvikanye ko umugabo muretse kubera yuko nabonaga ubuzima bwe buri mu kaga. Bwarakeye posting ifoto bari kumwe, arangije yandikaho ngo nta nyende yadutandukanye. Niyo mpamvu iby'umugore n'umugabo mujye mugenda gake, ejo utisanga basubiranye ngo iki honore one call yakora umuti uriya mugore agasubira Uganda ibyo muri kwivugisha mukarekoze ko musetsa ibintu by'umugore n'umugabo mujye mugenda gake mukubitaga nuko ngo yakubitaga umugore we. Umugore aza kungisha inama, aza kukugisha inama ati nyabuneka baranmereye nabi, buriya n'imipanga buri izazamo ati kuko njya mbona hari ukuntu atyaza icyuma rimwe buri umugore warakaye anabeshyera umugabo ati njya mbona atyaza icyuma ndeba nabe ni wabaye ugiye se batazakwica. Tubyumvikana ko ubwo kizampagarage bwarakeye saa 12 ashyiraho ifoto bari kumwe n'umugabo ngo nta nyende yadutandukanye. Ubwo si ngende urumva arinda niyo mpamvu n'abantu mugende gake. atari za Yago nura mukobwa byo no kuzigendamo gake bitewe n'uburyo bari babanye, ubona babanye neza abantu babyaranye abantu bakaza ngo yaciye ntihaca urwango misi y'urukundo. Ariko nanone se usanze ari amakuru ari kuvuga atari ari aya nyayo nyine mwana ataruwe stili bijya bibaho umuntu akirakaye bakakozanyaho ejo bakamuga ariko shu unadushyiremo n'uwacu. Mu gitondo cya kare ugasanga umukobwa asubiye Uganda tugahinduka ibigoryi. Inyende nta nyende zabatandukanye. Wo bita Jihad ati uyu Yago se uyu Yago n'ubundi yashobora gutunga urugo akananywa n'urumogi bigashoboka ngo nabwo nk'urumogi ngo atunge n'urugo ngo bikunde. None urumogi ko runywa yarwiguriye aba yaramuguriye ahubwo yagaranarenze nimba ko kurwo rumogi arumwe simvuze yuko bigize ariko ahari ruremewe sibyo. Urumogi turuzi nk'ibintu bihenze sibyo kuba runywa sinzi byumva nabantu ibyo simbizi jewe ngo birahenze. Ese umuntu ubona ubushobozi bwo kugura urumogi yabura urwo kugura ibiryo. Hari ibiryo n'urumogi gihenze niki nkurikije uko abantu babivuga bavuga ko urumogi ari rwo ruhenze kurusha ibiryo. None se urwo rumogi ni se urumugurira ni urumugurira ni bya bindi nyine ufitanye n'ikibazo n'umuntu wabona akantu gato kabikamubaye ukabura mubonye nagende gake ejo atisanga habaye inkende mu rukundo rw'aba babiri. Abantu bati rero uyu Yago kimwe mu byabatanyije uyu mwana ngo yarakiri mutoya ntabwo nawe yabyivugiye ati burya nujya gushaka uzashaka n'umuntu ufite commitment ngubwo nyine umuntu ushaka kubaka kuko urumva ko kantu yakanazemo nubwo atigeze avuga byose ati nyine nubana n'umuntu udafite gahunda yo kubaka rwose bizari ibibazo muri ko abantu benshi bakavuga ati Yago wari washatse umwana akiri mutoya kandi impamvu ngo urugo rwasenyutse nuko uwo mwana yari wamushatse mu gihe yari atarakora cyangwa ngo yinjoyinga ubuzima bwe. Biraza gutuma rero mita nibaza ntabwo abantu bose bashatse ari abana ariko bahise basenya kuko ngo bashatse ari abana. Kuko buriya gusenya bigira impamvu zabyo no kubaka nabyo bikagira impamvu zabyo kuko umuntu ashobora no gushaka ari umukecuru w'imyaka 45 rwose nawe urugo rukamunanira kuko nta patience afite sibyo kuko bavuga ko ngo mu rugo ari patience ariko patience ikabira atandukanye. Hari abashobora kwihanganira ibishoboka n'ibidashoboka hari n'abashobora kwihanganira ibishoboka gusa ibidashoboka bakavuga bati uramenye. Ubwo rero niyo mpamvu tutahita ducaho umurongo ngo yari umwana kuko turabiza none se ababyeyi bacu reka tutange urugero ku babyeyi bacu ku bantu bafite ababyeyi bakuze. Ababyeyi bacu iyo dusubiye inyuma mu mateka dusanga baragiye bashyingirwa bafite 10 n'inga ibyo kera byo amategeko yari atarabagonga 14
kandi barashasazanye bamaze 100 bari kumwe kabisa kandi ukabona n'ikibazo gihari ho ntibashatse ari abana se ariko abigiye rero bijyanye n'imyaka byo ntitubishyireho ntuza impamvu kubaka urugo biterwa n'impamvu zabyo zirwubaka no kurusenya biterwa n'impamvu zabyo ndetse n'igeno ry'Imana by the way kuko igeno ry'Imana Imana yaragennye ngo urugendo rwawe n'uyu muntu ni imyaka 2 iyishize nta nakadomo wongeraho urasohoka nta n'impamvu abantu bagapfa kuko nibyo nyine ku bantu bemera Imana ariko batayemera ubwo sinzi uko babyemera cyangwa se urugendo rwawe n'uyu muntu azaba mu buzima bwawe amezi 5 mu mezi 5 koko yarangira mugatandukana rero impamvu ni nyinshi tutamenya na ba nyirazo hari n'abajya batandukana buri umwe ku ruhande atazi impamvu yabatandukanyije ibiro biraza gutuma nibaza